Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twebwe abagize cano ya Maranatha tubifurije umwaka mushya mwiza, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amahoro, umwaka w'umunezero, umwaka w'ibyiza, umwaka urimo ubumwe n'Imana, umwaka wo kugendana na Yesu biruse uko twagendanye nawe muri 2025. Reka twizihize umwaka tuwishimiremo, ariko twibuka utumye tuwugeramo, twibuka Imana itumye tuwugeramo. Reka abanywa banywe ariko bibuka uwaremye ibyo banywa. Reka twambare ariko twibuka uwaremye ibyo dukuramo imyambaro. Reka tunezerwe ariko twibuka utumye tubasha kunezerwa. Reka tubyine ariko twibuke uwaduhaye amaguru tubyinisha, uwaduhaye amaboko dukoresha, uwaduhaye umwuka tuvugisha, uwaduhaye amaso turebesha, uwaduhaye amatwi twumvisha, uwaduhaye byose. Ntunywe ngo wibagirwe umuremyi wawe, nturye ngo wibagirwe uwaremye ibyo biribwa. Imana yaremye ibyo biribwa ikagenera umuntu ubwoko bwose bw'ibiribwa byafasha umuntu kubaho, yemwe tukabasha no kubishyira mu byiciro, tukavuga ngo hari indyo yuzuye, tukavuga ngo hari indyo yuzuye, hakaba n'indyo ituzuye. Indyo yuzuye ikaba ari indyo igizwe n'ibitera imbaraga n'ubushyuhe, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ibyo byose Imana yabishyize mu byiciro, irabirema iravuga ngo umuntu azakenera ibyubaka umubiri, umubiri wubakike, akenere ibimurinda indwara, indwara zihunge, akenere ibimutera imbaraga n'ubushyuhe kugira ngo abashe gukora imirimo akiri mu isi. Twishimire ibyo twagezeho ariko ntitwibagirwe uwatumye tubigeraho. Uwo ni uwaduhaye imbaraga akadutiza ubuzima, kuko hari abatabonye amahirwe yo kugeza muri uyu mwaka tugiye gutangira. Ibyo bigutere gutekereza cyane rero ibyo wagezeho, umenye neza ko ari uwatumye ubigeraho. Iterambere ryose riva kuri we. Imana yacu itugirire neza cyane. Imana yararebye ibona tuzakenera ibintu byinshi. Yewe irema ibyo ku butaka, irema ibyo hejuru y'ubutaka, irema ibyo mu kirere, irema n'ibyo munsi y'ubutaka. Ibyo ngibyo bya bindi tuvuga ngo ni ubukungu buri munsi y'ubutaka. Reba nawe kugira ngo Imana itekereze ngo reka ndemere abantu zahabu, reka ndemere abantu diyama, reka ndemere abantu kasegereti, reka ndemere abantu koruta, ibi byose n'ibindi ntavuze. N'Imana yabiremye kugira ngo tuzakuremo ibituma amajyambere duhagazemo tuyageramo. Uwo muremyi rero ntumwibagirwe. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani. Turasoma igice cya mbere, turasoma imirongo 4 kuva kuri 1 kugera kuri 4. Haranditse ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose
nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro cyane. Yego, wabyumvise neza. Dusubire ku murongo wa 3 tuwushimangire. Haranditse ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro cyane. Bivuze rero yuko ibyo twidagaduramo byose biri mu biganza bye, niwe wabiremye, niwe ubigenga, nubwo yabiduhaye ngo tubikoreshe, ariko tujye twibuka ko igihe kigera hanyuma akavuga ngo munsubize ibyanjye, tukabisiga hano mu isi hejuru, hanyuma umuntu akajya munsi y'ubutaka. Imana yacu tugirire neza. Iryo jambo rikurememo ibyiringiro cyangwa se ubundi bushake bwo gushaka uyu wakoze ibyo. Haranditse ku murongo wa 4 ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Shaka ubwo bugingo. Shaka kubaho, shaka gutera imbere, shaka gutuza rwose, shaka amahoro, shaka umunezero, shaka ibyiza, shaka urukundo. Ariko ntiwibagirwe ubugingo, kuko ubugingo nicyo kintu gikomeye. Ugifite wese ntabwo azacyakwa. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro cyane. Nywa ibizira gusinda, kora ibizira guhomba, genda ibizira gusubira inyuma, kora n'ingoga, korana umwete, shaka Imana bigishoboka kwibonwa, sengana umwete, kandi Uwiteka guteze intambwe utigeze utera mu buzima. Twifatanyije n'abacu badukurikira umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kuva cano ya Maranatha yatangira. No kuri amezi ashize ntabwo ari menshi cyane, ariko si na makeya, ariko twabonye ko muri kumwe natwe, twabonye ko mudushyigikiye, natwe turabashyigikiye kandi turabakunda. Niyo mpamvu tubifurije umwaka mushya mwiza, muzabonemo ibyiza, muzahirwemo, muzagire mu munezero. Ni ukuri umwaka uzaba, Imana izabarinde ibihombo, Imana izabarinde kugwa hasi, Imana izabarinde gusubira inyuma, Imana izabarinde gucika intege, Imana izabarinde ibirwara by'ibyorezo. Imana yo mu ijuru ibakuyakuye nk'uko yagiye ibakuyakuya mu myaka duhejeje inyuma yacu. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Mana Nyagasani mutware nyir'ibihe, tugushimiye uyu mwaka turangije, kandi waduhayemo ibyiza nubwo n'ibibi bitabuze, ariko tugushimiye ko tuwushoje tugihumeka umwuka bazima. Reka udufashe kugira ngo n'uyu twinjiyemo uzabane natwe mu buryo bwose, uzaduhe amahoro arambye, uzaduhe ibyishimo bizira agahinda. Mwami Imana, uzadufata amaboko kandi utugende imbere, kugira ngo utumurikire inzira dukwiye kunyuramo, inzira y'ubutsinzi, inzira y'ubutsinzi, inzira y'ubutsinzi, kugendana ubutsinzi, kugendana ubutware, kugendana ubutware n'amahoro, kuko ari wo murage uraga abana bawe. Urakoze kutwumvise, kandi urakoze kuzabana natwe, kandi uzabane n'abacu, uzabane n'imiryango yacu, uzabane n'igihugu cyacu. Mwami Imana yacu,
ni ukuri turakwimitse muri twe, izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Amen.